Ingingo yo gutwitira undi ikomeje kuzamura impaka n'ibitekerezo binyuranye mu gihe komisiyo y'imibereho y'abaturage mu mutwe w'abadepite ikomeje gusuzuma umushinga w'itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi. Reka tubibaze Bote Mushashi ufatanyije na Byron Ndayambaje. Mu ngingo zishishikaje abatari bake mu zigize umushinga w'itegeko kuri serivisi z'ubuvuzi harimo ijyanye no gutwitira undi. Ni ingingo iteganya ko abantu batabashije kubona urubyaro mu buryo busanzwe bashobora gushaka undi batwitira kandi bigakorwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Kuri wa gatanu hari hatahiwe abafatanyabikorwa mu rwego rw'ubuzima biganjemo imiryango itari iya leta ngo batange ibitekerezo. Mu cyumba komisiyo y'imibereho y'abaturage yasuzumiragamo uyu mushinga w'itegeko impaka zari zishyushye. Murabizi amategeko y'umubyeyi yabyaye ahabwa azakonje. Itegeko murarizi. Ese uwo muntu hari igiteganyijwe kuri we? Y'amasezerano bagirana kwa noteri naho turimo kugarukira gusa, ariko twagombye nibura itegeko rikagaragaza ingingo nini zagombye kuba zigaragara muri ayo masezerano. Ushobora kwishyura umuntu ngo gutwitire ntibifate. Sarogesi, uburyo umudamu cyangwa umukobwa ashobora gutwitira umwana undi utabasha gutwita. Ubu buryo bukorwa hifashishijwe intanga y'umugore n'iy'umugabo babuze urubyaro mu buryo bwa kamere. Ubu buryo bukorwa bute? Kora subscribe, kanda ku nzogera wiyandikishe, ibiganiro nk'ibi by'ubuzima bibe akagaruka iwawe. Nk'uko bisanzwe muri kumwe n'impuguke MT. Itegeko rigenga umuryango nyarwanda riteganya uburyo bubiri umuryango ushobora kubonamo abana. Ubwa mbere ni ugusabana hagati y'abashakanye, bityo Imana yabaha umugisha, umudamu agatwita hanyuma bakabyara abana bagaheka. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwifashisha ikoranabuhanga. Hifashishijwe ikoranabuhanga abashakanye bashobora guhura hanyuma urusoro rugakurwa muri nyababyeyi y'umudamu rugashyirwa mu y'undi wiyemeje kubatwitira umwana cyangwa abana, hanyuma yabyara agahita abaha umwana cyangwa abana. Uyu mwana ntaba ahuje amaraso n'uwamutwite. Umutwite aba ari nk'umukozi wahawe ikiraka cyo gutwita, cyarangira agatanga umusaruro uvuyemo, agahabwa ibihembo nk'uko bumvikanye, agacaho akigendera. Umuryango washakaga umwana ukamwiyandikaho, ugatangira kumurera no kumugiraho inshingano zose. Ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bushoboka ni uko umugore cyangwa umuryango ushaka umwana ushobora kujya gutanga intanga. Umugore agatanga intanga n'umugabo agatanga intanga. Intanga zigahurizwa muri laboratwari, ibyitwa in vitro fertilization. Urusoro rwamara kuboneka rugashyirwa muri nyababyeyi y'umudamu wiyemeje gutwitira abandi batabasha gutwita cyangwa badashaka gutwita. Umwana yagera igihe cyo kuvuka bakamuha ba nyir'intanga, bakiyandikaho uwo mwana, bakanatangira kumurera no kumugiraho inshingano muri rusange. Umukobwa ushaka umwana cyangwa umusore ushaka umwana, aba nabo bashobora kujya muri gonado bank cyangwa ububiko bw'intanga, bagahitamo intanga bakayijyana muri laboratwari, igahuzwa n'intanga bwite z'umukobwa cyangwa umusore ukeneye umwana, in vitro fertilization. Urusoro rukaboneka hanyuma rugashyirwa muri nyababyeyi y'umudamu wiyemeje gutwita. Igihe cyo kuvuka cyagera, umwana agahabwa umukobwa cyangwa umusore watanze intanga, agatangira kumugiraho inshingano muri rusange. Mu
Rwanda iri tegeko rigenga umuryango riri gukorerwa inyigo n'ivugururwa ngo harebwe uko ubu buryo butari ubwa kamere bukoresha ikoranabuhanga ngo haboneke urubyaro bwajya bukorwa hakurikijwe amategeko kandi budatatiriye umuco nyarwanda. Mu myaka mike ishize mu Rwanda habonetse umuryango umwe mu yabuze urubyaro wagannye ibitaro bya Kanombe ubisaba kuwufasha kubona urubyaro hifashishijwe ikoranabuhanga. Umuryango uti twabuze urubyaro kandi twembi intanga zacu ni nzima, ikindi kandi dufite umuvandimwe wemeye kudutwitira urusoro kugera ruvutse hanyuma akaduha umwana. Abaganga b'i Kanombe bawusabye kujya mu rukiko rukaba ari rwo rubaha uburenganzira n'imirongo ngenderwaho muri icyo gikorwa. Umuryango wabanje gutsindwa ariko uza kujururira icyo cyemezo mu rukiko rukuru rwa Nyarugenge birangira utsinze, wemererwa kubona urubyaro hifashishijwe gutwitirwa urusoro rugakurira mu nda y'undi. Muri uyu mwaka komisiyo y'abadepite ishinzwe imibereho myiza y'abaturage n'umuryango iriho yiga ku mushinga w'itegeko rigenga uburyo bwo kubona urubyaro hifashishijwe ikoranabuhanga. Muri iyi nyigo impaka zabaye nyinshi ndetse ziba ndende. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin ati turifuza ko iri tegeko ryakwemeza ko abahabwa iyi serivisi yo gutwita hifashishijwe ikoranabuhanga baba abashakanye byemewe n'amategeko gusa. Abadepite bamwe bati kuki itegeko ritakwemerera umukobwa cyangwa umusore ushaka umwana kugenda agahitamo intanga yifuza akajya kuyihuriza n'iye muri laboratwari, urusoro akaruha umuntu wiyemeje kumutwitira akabona umwana atabonanye n'umugabo cyangwa umugore. Abandi bati uyu mwana wabonetse muri ubu buryo yazamenya ate se cyangwa nyina umubyara. Abandi bati icyo si ikibazo, laboratwari zajya zandika imyirondoro y'utanze intangangabo cyangwa intangangore. Abandi bati n'iyo byakwandikwaho umwana yazagira ihungabana rishingiye ku kutamenya se cyangwa nyina umubyara, cyangwa yanamumenya akisanga we adashaka kumumenya cyangwa kumwitaho, bityo bikamutera igikomere. Wowe urumva itegeko ryagarukira he? Ese koko ryemerere umusore cyangwa umukobwa kujya gufata intanga muri laboratwari akabona umwana we bwite? Ese umudamu wiyemeje gutwita aruhira undi muryango ndetse n'igihugu muri rusange, urumva yahabwa amafaranga angana iki? Yakwimwa uburenganzira bwose ku mwana yatwite? Umwana wabyawe hakoreshejwe ikoranabuhanga hifashishijwe intanga z'umusore cyangwa umukobwa cyangwa izindi ntanga z'umuntu uzwi ariko udashaka kurera no kwitirirwa umwana wavuye mu ntanga yatanze, uwo mwana umunsi yabajije se cyangwa nyina tuzamusubiza iki? Tanga igitekerezo cyawe muri comment section. Ubu buryo bwo gutanga intanga zigahurizwa muri laboratwari hanyuma urusoro rugahabwa umudamu wiyemeje gutwita bwaritabiriwe cyane n'abasitari ndetse n'ibyamamare bitandukanye. Urugero ni Cristiano Ronaldo. Aba basitari bemeza ko ubu buryo bubarinda kurera abana batari ababo, ariko nabwo bwagiye bugaragaza ingaruka n'impaka za hato na hato ku bana bavutse muri ubu buryo. Urugero ni umuryango wo muri Australia watwitiwe muri ubu buryo n'umudamu wo muri Thailand.
urusoro ruza kuvamo abana babiri, umwe avuka afite ikibazo. Uyu muryango wanga uwo mwana wavukanye ikibazo, bitera impaka nyinshi, abantu bibaza ahazaza h'uwo muziranenge wanzwe n'abahuje nawe amaraso. Mwibuke umudamu utwita surrogate ntaba ahuje amaraso cyangwa urukiryi n'uwo atwite cyangwa abyaye. Indi mbogamizi ni uko abadamu batwitiye indi miryango byagaragaye ko bahura n'ihungabana rishingiye ku marangamutima, bamwe bakiyahura kubera kutakira kubaho batabona umwana ubavuye mu nda, bakumva barabaye nka ATM, cya gikoresho abantu bifashisha babikura amafaranga ariko ntikimenye aho bayajyanye n'icyo arimo akoreshwa. Turabashimiye mwe mutwumva. Niba warabuze urubyaro, gerageza n'ubu buryo bwagufasha. Urukwavu ngurwo bene amaguru nimukurikire. Tubifurije amahirwe masa.